nubwo atitwa umushumba wa kiliziya ku izina rya papa, ariko niwe musigire w'itorero ugomba kuriyobora kugera hatowe umushumba mushya, uhereye ku gutangaza urupfu rwa papa ukajya kumukuramo impeta y'ububasha no kuyimenagura, kumushyingura no gutoresha undi, byose biri mu biganza by'umushumba utazitwa papa kandi yarayoboye kiliziya. Bizafata igihe gitoya, ariko muri icyo gihe ikiganza cye kizashyira umukono ku nyandiko zimwe na zimwe zirimo niyemeje urupfu rwa Papa François. Ugize ikintu ukenera kubaza Kiliziya Gatolika ku rwego rwa nyuma, dusaba yuko ubariza ku muyobozi mukuru wa Vatikani. Uwo wavugana nawe uyu munsi ni Cardinal Kevin Farrell, umugabo w'ubwenegihugu bwa Irlande na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wasinye ku itangazo rigenewe itangazamakuru ryo kubika urupfu rwa papa. Nguwo umuyobozi wa Kiliziya w'umusigire, ni nawe uzayobora imirimo yo gutoresha papa ndetse no gushyingura uwasoje urugendo rwe. Muri aka kazi abahawe izina rishyashya Camerlengo. Ntabwo yarasanzwe azwi cyane muri rubanda, gusa nanone mu bakurikira ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika cyane nta n'umwe muri abo waba utamuzi. Niwe uri kuyobora Vatikani mu nzibacyuho. Amashusho ye ya mbere yitegerejwe n'abatuye isi yose, ni amashusho y'iminota 2 n'igice avuga mu ndimi zitandukanye, arimo abika urupfu rwa Papa François, avuga yuko umushumba wa Kiliziya yasubiye mu rugo rwa Data wa twese. Niki twamenye